Mwiriwe mumeze mute? Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu ni umwanya w'amatiku nk'uko musanzwe mubizi. Muzi neza ko njyewe ndi chef teni w'amatiku. Iyo nje hano rero nta kindi kiba kinzanye ni amatiku masa. Umva rero ndagira ngo abantu bamwe muba mudafite ibyo mukora mu ubuzima mbese bwaranze, akazi karabuze, mugerageze mushakishe, muhasoringe mushakishe. Nanjye rero ndashaka kubibafashamo. Mu gihe ufite amakuru y'inyamibwa, amakuru y'impamo, kuko njye ntabwo nkunda amakuru atari impamo, amakuru adafite ahava, adafite icyo ashingiyeho. Mu gihe ufite amakuru yawe uzi neza wizeye, yaba celebrity, yaba ari ay'abategetsi, yaba ari amakuru, mbese amakuru ashobora kumvikana arimo amatiku, ya makuru mbese nawe urabyumva y'amatiku, uzajya uyangezaho kuri Facebook, ubundi tuzajya tubyumvikanaho. Ariko ntabwo nshaka ibintu by'abesikoro buzavuga ngo afite amakuru ngo agiye ngo mpereza mpanguhe ko bimeze. Reka ndebe amakuru yawe, ndebe ko afite ishingiro, ndebe ko afite gihamya ko ari nyayo, uko ngiye ntabwo nshaka kuba ifoto y'ibinyoma. Ntabwo nshaka kuba ifoto y'ibinyoma, ntabwo nkunda ibinyoma, sinkunda kubeshya. So mu gihe ufite amakuru yawe neza wizeye, yangezeho kuri Facebook, ubundi tuzajya tubyumvikanaho. Facebook yanjye ni Nyiratunga Josephine. Muri inbox tuzajya tubyumvikanaho, ndi active rwose, unyoherejeho uhita nkubona nkagusubiza. Ngayo nguko. Andi matiku rero nayo murabona mu iminsi nsigaye naracitse intege zo gukora live nkuko sinkizikora nkuko nari nsanzwe nzikora. Impamvu ni imwe, nuko naritegereje nsanga mu bantu barwanira impinduka muri opposition, naragitegereje ndareba nsanga nabo bari kubaka politike imbese isa nk'iyo turwanya ya Paul Kagame. Bari kubaka politiki imeze nk'iya FPR, nta tandukanyirizo, bari kuyubakira ku binyoma, bari kubakira politiki kuri propaganda nyine iyo koza abantu ubwonko, yo kuvuga ibintu uko babishaka. Nta kuri kurimo. Urebye ni n'akarengane, nabo ntaho batandukaniye na FPR. Niyo mpamvu naravuze nti yewe, ibuye ryagaragaye ntiriba ricishe isuka, aho kugira ngo dushyigikire umwanda, dushyigikire abantu noneho ejo bazadutenguhe, ntacyo twaba dukemuye. Ahubwo icyiza nuko twavuze induru bisanzwe, tukasaba leta ya FPR guhindura ibyo ishoboye kuba yahindura, kuko nayo igihe kirageze itangire ikorere mu nyungu z'abaturage, irekeraho gukorera mu nyungu zayo. Igihe kirageze FPR irekeraho gukorera mu nyungu zayo. Babonye bihagije, bafashe bihagije. FPR ishyira agapira hasi, itangira ukorere mu nyungu z'abaturage, kuko opposition iri hano hanze aha nayo ntaho itandukaniye namwe. None se nimba padiri nawe ashobora kuvuga ngo kwica niwo muti, gusibwe twatuvuye twatugiye hehe? Reba urwango rwaba duhereye kuri ba Mukankiko n'uru rubyiruko rwiwe ntazi aho yakuye ngo bari bamanzi. Ibaze dushyigikiye abantu bafite mind nk'iya Mukankiko n'amanzi, bakaba aribo bajya mu gihugu bagategeka. Twahita dusubira muri ya ncura burindi ya 94 direct. Twahita dusubira muri ya ncura burindi.
kuko ngewe maze igihe kirekire nitegereza nkareba abantu bavuga ngo bararwanira impinduka ba opposition, nkabareba ngasanga ntaho batandukaniye na FPR, nta na hato. FPR uko biri kose ikibi cyayo nuko ikica igasanga abaturage abantu b'inkotanyi mwamaze imyaka myinshi mu buhungiro myinshi. Hari umuntu wabasangaga ngo abicireyo, hari uwabasangaga ngo abicireyo, mwarekeye aho kwica imyaka 40 mwica amaherezo azaba ya murekeraho kwica, murekeraho gukora ibintu biri mu nyungu zanyu nk'abantu, murekeraho ubusambo, mutangire mukora ibintu mu nyungu z'abanyarwanda, mutangire muha abanyarwanda agaciro, abanyarwanda bose bisange mu Rwanda, biyumve mu Rwanda, biyumve mu burenganzira bwo kuba umunyarwanda. Murekeraho gukora politike mu nyungu zanyu, mukore mu politike mu nyungu z'abaturage. Naho ubundi opposition iri hanze ahangaha nayo ni umwanda yubakiye kuri propaganda nk'iya FPR. Nabo bafite ibintu bemera bashaka gushyira mu bantu, bagahuma abantu amaso, bakoboza abantu ubwonko, mbese ni umwanda. So bya bindi bavuga ngo wirukana umugore uguguna igufwa ukazana uri mu mirabunguri. Dushyigikiye aba ba opposition nabo noneho twasanga ari babikuruta FPR. Niyo mpamvu rero mubona ngewe nagabanyije umurindi wo gukora amalive, byanciye intege, natangira ndavuga nti gusa ibintu biri mu muntu ni kamere yanjye ni ukurwanya akarengane. Sinkunda kubona umuntu arengana, ntabwo mbikunda. Ubwo rero of course nzajya nkomeza ndwanya akarengane, ariko ibintu bya politike ni ibintu ntashaka kwivangamo. Ntabwo mshaka kubyivangamo, ntabwo nshaka gukomeza kubyivangamo, kuko naje gusanga nabo nta tandukanyirizo, ntaryo. Abantu bafite imitima mibi. Imana nidufasha, abanyarwanda mukomeze musengere Ingabire Victoire. Niwe muntu wenyine nabonye ufite ibitekerezo bizima, ushobora kudukura mu icuraburindi turimo nk'abanyarwanda. Ingabire Victoire niwe opposition wenyine sofa ugaragara nk'umuntu ushaka gukorera mu nyungu z'abanyarwanda, mu nyungu z'u Rwanda. Abandi bose ni ibisambo biri aho ngaho, bikurura byishyira, bishaka power, bishaka ingufu, bitareba agaciro ka buri munyarwanda wese, bikurura byishyira, birashaka ingufu, ariko ingufu zitarimo ubumuntu, ingufu za kinyamaswa. Ubwo rero abanyarwanda mukanura amaso, mufungura amatwi, mutekereze kure, murebe kure, mumenye yuko abenshi abanga bavuza induru, bahanze aha bavuza induru ngo barashaka impinduka, imitima yabo nayo ni mibi. Nabo bafite ibintu bizera nk'ibya FPR, ibinyoma nk'ibya FPR, nabo nuko. Uwo muntu wenyine uzayobora u Rwanda akaruyobora mu nyungu z'abanyarwanda ni Ingabire Victoire. Ariko ikibazo nawe FPR yamubitse muri gereza, ntishaka kumuha uburenganzira ngo abanyarwanda tumutore, herekane intege ziwe, ibyo ashobora kutugezaho. FPR bakabije kugira ubusambo, ntibashaka gusangira n'abanyarwanda igihugu, bashaka kwiharira igihugu. Ariko rero ntabwo bizahamaho, ntabwo bizashoboka. Igihe kirageze bashyira agapira hasi, batangire bahuze n'abandi banyarwanda, basangire n'abandi banyarwanda bose igihugu, kuko buri munyarwanda wese yifuriza igihugu cye ibyiza. Nta munyarwanda n'umwe wifuriza igihugu cye ibibi, usibye nyine aba bantu bamwe b'indambi. Kandi akenshi aba bantu b'indambi babi nibo bafite ijambo, nibo bagaragara bashyahari. Abafite intuzi ibitekerezo bizima nibo bapfukiranwa.
mukomeze musengere rero Ingabire Victoire niwe wenyine uzaturokora ngayo nguko.